undi hari abasore ureba ugasanga gukena bibari mu maraso ubundi ni gute boss akongera umushahara nawe ukatongera abakobwa erega umugabo nakubwa ko ari wo mugore mu buzima bwe wenyine nushaka uzabyemera kuko abandi bose ni abakobwa. Umubiri wacu ukeneye volute 5 ariko uri kunywa icyuma gifite volute 42. Uziko icyo cyuma gifite imbaraga zatwara imodoka ikajya toni zikanaga. Hari icyo babanguriye kuba njye mu kabari ngafata icupa nkarimwa nukigaragaza ko mba nakoze nk'umugabo. Nimushaka mujye mwinywera inzoga ko ku munsi urubanza Imana izareba mu mutima hari ubwo izareba mu mpyiko. Niyo mpamvu njye mu kabari noneho nigurira icupa nkariryemeza. Zana hano ubundi ni kurya sonda mu gitabo. Amabere ya nyirabuni beka. Wena nyoko mwarangambani. Se wamaye sombe yanjye. Uziko yari isigayemo yonyine. Ariyo wahashe se. Jessica. Karam. Jessica, ubaye icyo numvise uri kwitoto. Apare ya sombe waruma. Yego komana yanjye. Ariko umugabo mfite hano nawe nakasa mutwe. Ubwo nta soni sombe kari y'umwana niyiwe. Azatuma ukuru nawe ube nk'umuntu mukuru. Ugeraho ngeze gute? Aragira icyo akabara kari. Natereka nakuzanira akantu akabara gafasha. Ubwo se ubwo ngubwo nzavuga ko ari umugabo cyangwa n'umwana wa kabiri ntunze nawe. Ari Mariya. Reka nigendere ariko nindamuka ngarutse turabonana. Cyanye ko kiragisha uri ngiye nari narapanze umunsi umwe ko wakagore iminsi y'igisambo ni 70. Ibi nari nabipanze kuva nijoro turyamanye. Iki ni ikizibiti kigaragaza yuko njye umpangamira muri runo rugo. Aka kanya njye kutajya kwa mudugudu. Ni kuwa gatandatu inama yabaye kandi tugomba gutanga ibibazo byacu. Babaye nk'amagambo ihuta. Sawa nta kibazo. Nawe ukuzanye. Bakiminyo n'amazi cyacyanyiye. Ibintu kagisombe y'umwana nari nakubwiye ko mfite gahunda. Wayibona? Birani byo ngiye kujya mukorera ku munsi imwandikira. Itangazo uyu munsi ni umuganda rusange urasabwa kwitwaza ipiki isuka igitiyo ntagire utinda cyasenga kererwe. Uyu munsi kandi turaganira no ku bibazo by'abaturage bo muri uyu mudugudu wacu. Gabanya vuga gake. Umuganda urabasanga. Uyu munsi saa moya zuzuye. Ndashaka kwigiza ingegera y'umugore ndamba. Reba kuni yangiza. Cyo nicyo nashakaga kumenya. Itangazo. Wowe usanga ufite n'ibibazo byinshi. Uyu munsi ni umuganda rusange. Neza rero uko mwese umunyamakuru w'umudugudu yababwiye mwana umuganda warangiye ndabashimiye ko mwitabiye. Ikintu gikurikiyeho ni ukwakira ibibazo n'ibitekerezo by'abaturage. Iby'umuganda byo ndabashimira nta kuntu mutagize mwikanda. So nta muntu hano ufite ikibazo twatangirira. Nakibura wowe nyuma haguruka utubwira ucunguze uburyo umwete. Ntabwo ninda no mukabari sinya nindamo. No kuvuga ngo ibintu byose byarahenze. Reba indaya irahenze, ibirayi byarahenze, ubunyobwa noneho igikenewe cyane indaya zarahenze kurenza. Icyo nicyo kibazo uzanye. N'udukingirizo byose. Ubundi byose ndabikeneye. Wowe kibazo ubusinzi bwawe naranaguciye n'ubundi ninde wakuzanye hano. Sumu wa wundi uvuga amakuru n'inzoga ze icara umuntu ufite ikibazo kiri seriye nahaguruka. Wowe mukobwa wowe. Nanjye mfite ikibazo. Ikihe kibazo? Natanze supanete n'izatu.
kutugeraho kandi malariya ni malariya muri karitsiye simeruka ejo bundi bazitanga wa munyamakuru wacu Sudi sinamwohereje abaturage bose ngo ababwire uriya buhunga agenda yasinze ntago ari umunyamakuru nabo Itavuze umwe. okay icyo ngicyo reka nze ndaza kugikurikirana byihuse n'umuntu ducunguze undi muntu ufite ikibazo nahone mureka akavuyo ni okay wowe imbere tubwire ufite ikihe kibazo ufite ikihe kibazo rero ngiye ikibazo mfite kuntu kimeze Mudugu urimo urumva ngiye bundi nari haye intego ko nzashaka mfite imyaka 70 kuryo nzababara igihe gitoya nkahita nipfira ariko aho murene rino shano ry'umugore gisigaye rinesha umutwe mu rugo sinyibona amahoro ngiye icyo nshaka nuko narandukanye na rino shano ry'umugore nanjye sinkeneye kubana n'ishano ry'umugabo ese papa ko ndi kumva mwese ngo mugiye gutandukana ngendarirwa na ndukorera inshinzi nkanyo nese uburenganzira bw'umwana bw'uko agomba kurirwa n'ababyeyi bukaboneka babibajije nyoko ubu ngubu amafaranga yose mba nakoreye mu kazi iyo nyaciye mu rugo ibibazo we muba mufite na nyoko menya irengero ryayo wavuze ko ibonye amafaranga ubwonko buhita bwitandukanya nawe karatinyuka kakanavuga kandi maze kubona ko nyoko ari ukoye geni nayo mpamvu ngiye nafashe n'umwanzo yuko ngomba kubikiza hakiri kare baga kuba ushaka uko ikibazo cyawe gikemuka yego ndabishaka rwose ngenda ndashaka ko izi nkoko zimvira mu rugo wogabanya akavuyo kandi ureke no gutukana niba ushaka uko ikibazo cyanyu gikemuka madamu ikibazo cyanyu ngo giteye gute umva Mudugu uyu mugabo mubona nubwo avuga ngo azana amafaranga iminsi yose kuri ngirasa kuwa mbere ibijumba kwa kabiri ibijumba kwa gatatu nabyo nuko kugeza ku wundi wa mbere akarenga akajya mu bandi bagore kandi yarambwiye ko ari nge mugore w'inge nyuba mu buzima bwe erega umugabo nakubwira ko ari we mugore mu buzima bwe wenyine nushaka uzabyemera kuko abandi bose ni abakobwa umva mbese erega karavuga ibyo uko uvuga urabizi niyo mpamvu ndagaswingingi we na nyoko mugomba kumvira mu rugo umvaga kuba gabanya akavuyo ibyo bari kukuvugaho n'ukuri cyangwa madamu wari kukubeshya Mudugu ngiye byo barimo baravugaho byose barambeshya nibyo no mugore ari kuvuga ngo kwa mbere arya ibijumba ngo kugeza ku wundi wa mbere arambeshye je nanakubwije ukuri Mudugu iyo bamnafite aka kagore na kano kana nari kubona naragiye no hanze nkanubakayo n'inzu wavuze ko ubukene buhindutse siporo baragiye guhagarara isi mu mikino ya Olympique ku mumbe wa Gipfu erega karatinyuka kakanavuga ubu amandazo ba wariye n'amabisku ba wahekenye ubu washize muri urwo rufu siba byavuye mu maboko yawe dore ahubwo ikindi kintu kizakubwira kuri umukene nuko nabiryo urya ngo bikugwe nawe wabyumvisha Mudugu nta jambo mu rugo nyifite ata Mudugu uyu mugabo ngo niga kuba arabeshya asangira kaba kagabo waciye mu mudugudu Arambesera Mudugu yinjije ngo niga kuba nigeze yinjira mu kabari nanywereyemo injije nawe akagabo ziba wavuze yuko ujya bari kukuvuga ari uko kuzajyana mwese muceceke muranyumvira urwo rusaku muba muri guteza ntabwo muzi ko turi mu nama n'umusinzi mure cecekaho nawe Mudugu nta cyatuma tutavuga niba avuga ko atadufite yakabaye kuba yaragiye hanze kubaka inzu niki cyatuma tutaburana kandi tubizi ko ari umukene nyakuri wabyumvisha Mudugu ugishaka umukobwa w'iki gihe ahita kubonamo nka banki agomba kuvanamo amafaranga ahubwo suri na banki umuntu yagukuramo angahe ahubwo Mudugu uyu muntu ngiye kumujyana mu zindi nzego kuko ngiye yarampemukiye niba naraguhemukiye se imyaka yose tumaranye kuki utanyihoreye none se niba uriwe n'imbwa ni ngombwa ngo nawe uhite uyica rekera mada sinongere kumva utukana kuko nta mugabo w'imbwa wo bakuru yewe mugabo ushaka uruhande rumwe ushaka kuba wararenganye yego rata Mudugu wowe urimo uravuga ibintu biri byo ejo bundi sinakoze iyo bwabaga nkatakamba boss akanyongeza umushahara ariko ibibazo uyu mwana n'uno mugore baba bafite ngayoberwa hano amafaranga buri undi hari abasore ureba ugasanga gukena bibari mu maraso ubundi ni gute boss akongera umushahara nawe ukatongera abakobwa wabyumvisha Mudugu nta nubwo nyiri umugabo mu rugo ubundi ni gute watunga umwana ufite amagambo nk'aya ngaya akora kuri nyina ukambwira ngo azagukunda gufate nka papa erega bamwe muri mwe tubakunda kubera gukunda biri mu mategeko 10 y'Imana naho ubundi wapi kabisa wabyumvisha Mudugu no mu rugo ntago bakinkunda ngo bankunda kubera gusa ngo biri mu mategeko 10 y'Imana ngo nta rukundo tukugirira ubundi se ninde wagukunda utubahiriza inshingano z'urugo umva wa mugore we urongera kuvuga ijambo na rimwe ndahita nkutunarika ahubwo wowe urongera kuvuga ubusa ndahita nguhekenya watumekenya akuranyumvira Mudugu uranyumvira kandi nge Mudugu kandi akakugura nata hanze ngoreka ko mu ngamba za mundi gena hera kuva cyane kugena hera kuva cyane musiga Mudugu Mudugu reba
aramwishe da aramwishe erega nawe ntukivange mu by'abagore n'abagabo akusenyewe ndagufasha iki ko nake mu mudugudu baramwishe